Yesu nashimwe. Muraho neza bene data shiti bavandimwe. Amazina ni Tito Kwizera nk'uko bisanzwe. Iki cyumweru rero cyahariwe Pentecote cyangwa se igihe cyo kwakira umwuka wera. Pentecote igihe umwuka wera yamanukiraga ku ntumwa nk'ikimenyetso cy'uko Yesu yarabasigiye umufasha. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku mpano z'umwuka wera. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'abikoreye itorero ibice 12 umurongo waho wa 4 kugeza ku wa 11. Haravuga ngo icyakora hari impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe. Now there are diversities of gift but the same spirit. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. And there are difference of the administration but the same Lord. Gatandatu, hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. And there are diversities of operations but is the same God which work all in all. Karindwi, umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. For the one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge but the same Spirit. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. To another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. Undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. To another the working of miracles, to another prophets, to another discerning of spirit, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongue. 11. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. But all days worketh that one and the same Spirit dividing to every man several as he will. Umwami w'amahoro aduhana umugisha. When you listen Kinyarwanda, when you listen another foreign language, if you speak Kinyarwanda, if you speak another language like English, Swahili, French, I think you may speak and listen this word. Bible says about Holy Spirit. In this time of Pentecost, it's time of remembering when Jesus Christ gave us the Holy Spirit to their servant before God in the heaven. He says, I don't leave you alone because I gave you my Holy Spirit as a supporter, as a helper. Igihe Yesu yajyaga kujya mu ijuru, yasize abwiye abigishwa be ngo simbasize mwenyine, ahubwo mbasigiye umwuka wera, simbasize nk'ipfubyi. Umwuka wera niwe uzabayobora, umwuka wera niwe uzabamenyesha iby'ubwami bwanjye. Mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, nibwo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya hose. Iri jambo rero tugiye kuganira ryo riravuga impano z'umwuka wera. Umwuka wera kimara kubamanukira tubona ko hari imbuto z'umwuka wera, especially icyo twita urukundo. Hanyuma ahangaha Bible says that now there are diversities of gift but the same Spirit. Yaravuze ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe. And there are difference of the administration but the same Lord. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe.
bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo mu mahanga yose, mu bwoko bwose, mu ndimi zose, mu bihugu byose hari ikintu kimwe cyitwa umwuka wera. Uyu mwuka wera ngo yamanukiye ku ntumwa zirangije ngo ubwo zari ziteraniye mu cyumba cyo hejuru, intumwa zirangije zivuga indimi nshya, ariko muri izo ndimi twumva ko buri muntu wese mu gihugu yakomotsemo yagendaga yumva ururimi rw'iwabo. Some person listen their own language. But it's the miracle because the prophets of Jesus comes in the different countries, but we say different languages. Baturutse mu bihugu bitandukanye cyangwa se abantu bari baraho bari amahanga atandukanye, ariko batungurwa nuko someone listen their homeland language. Buri wese yagiye yumva ururimi rw'iwabo. Bananyije ngo kandi hariho n'uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. Bishatse kuvuga iki? Impano zose wagira, ubushobozi bwose wagira, ubumenyi bwose wagira, umwuka wera n'umwe kandi Imana n'imwe, ariko hari uburyo butandukanye bwo gutanga message Imana iguhaye, hari uburyo butandukanye bwo gukoresha uwo mwuka. Hano tugiye kureba ku mpano z'umwuka wera. Twabonye ko izo mpano z'umwuka wera ngo harimo kuvuga indimi, harimo kwerekwa, harimo guhanura, harimo gusobanura indimi, harimo gukiza indwara. Ni ibintu byinshi Imana itugireye neza. Hanyuma ngo hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Ngo uburyo bwo kubikora ni buratandukanye, uburyo buri wese agenda akoresha impano y'umwuka wera biratandukanye. Ariko ngo Imana cyangwa se ukorera byose muri bose n'umwe, ariyo Mana isumba byose. And there are varieties of operations, but it's the same God which worketh in all. Ni imwe, Imana ni imwe ikorera byose muri bose. God which worketh in all is the one. It's only the Lord. It's only God that found in the heavenly Father his only which worketh in all. Hanyuma ngo umuntu wese agahabwa, cyangwa se umuntu wese ahava akagira, umuntu wese wemera Imana, umuntu wese wizera Imana, hari uburyo ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Buri muntu wese agenda ahabwa impano z'umwuka wera zitandukanye n'izundi, kugira ngo twese tube ingingo zigirirana, kugira ngo twese tube ingingo zuzuzanya. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with. Bishatse kuvuga ngo buri muntu wese agenda ahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka gitandukanye n'icyundi yahawe. Umwe ahabwa kuririmba, undi agahabwa gusenga, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kuvuga indimi nshya, undi agahabwa gusobanura indimi, undi agahabwa kwandika amandiko, ariko byose ngo ukorera byose muri bose n'umwe. Bishatse kuvuga ngo twese turi ingingo zigirirana. Niyo mpamvu tugomba kubera amaso umwuka wera uri muri twe. Niyo mpamvu tugomba kubera amaso ikibitsanyo Imana yaduhaye. Niyo mpamvu tugomba kubera maso it's causing of being vigilance and alertness, kugira ngo hatazagira utunyaga icyo Imana yashyize muri twe. Mani tugire neza. For the one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Imana tugire neza. Umwe ahabwa ubwenge, kumenya amagambo y'ubwenge, kumenya amagambo atandukanye n'iby'abandi bazi, kumenya gukoresha amagambo arimo ubwenge butangwa n'umwuka wera. Ngari kunde gahita ahabwa kumenya ya magambo, gusobanukirwa ya magambo, akavuga akamenya icyo avuze, ukavuga undi akamenya icyo uvuze, aganura undi akamenya icyo uhanoye, ukavuga indimi nshya undi akamenya indimi wavuze, akabasha kuzisobanura. Imana tugire neza. Ngo to another faith by the same Spirit, to another gift of healing by the same Spirit. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka
impano yo gukiza indwara, Imana itugire neza, impano yo kwizera, impano yo kwihangana, izo ni impano zigendana, Imana itugire neza. Iyo ubashije kwihangana ukabasha kwizera, ni kimwe mu bintu bituma wunga ubumwe n'Imana, kandi umwuka wera agatura muri wowe, umwuka wera akaba muri wowe. Imana itugire neza. Ngo to another the working of miracles, bamwe bahabwa gukora ibitangaza, to another prophecy, abandi bagahabwa guhanura, to another the sensing of spirits, abandi bagahabwa kurobanura imyuka, to another diverse kinds of tongue, abandi bagahabwa kuvuga indimi nyinshi, to another interpretation of the tongues, abandi bagahabwa gusobanura za ndimi. Imana tugire neza. Ngo battle days work that one and the self same, ariko byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo. Imana tugire neza. Dividing to every man several as he will. Hanyuma ngo agabira umuntu wese uko ashaka. Imana tugire neza. Turanezerewe ko twagabiwe umwuka wera, turanezerewe ko Imana yatugabiye umwuka wera, turanezerewe ko Yesu ajya kugenda atadusize twenyine, ahubwo yadusigiye umufasha w'umwuka wera. Uwo mwuka wera niwe ukorera muri wowe, uwo mwuka wera niwe ugusobanurira ikibi n'icyiza, uwo mwuka wera niwe ugufata wari wafashe ibyemezo bibi akakubwira ngo nyamara wabigenza gutya. Uwo mwuka wera niwo kwibuka aho wageze ugakosa cyangwa se ugacumura, yarangiza mwuka wera akakwibutsa ko ukwiye gusaba imbabazi ugacira Imana bugufi. Uwo mwuka wera niwo ugufata wari ugiye kugira nabi akakubwira ati nyamara nta muntu wamenye Imana witwara atyo. Uwo mwuka wera niwo ugufata wari ugiye kuvuga nabi, wari ugiye gukora nabi, wari ugiye kugira nabi akakubwira ngo nta muntu wamenye Imana ugira atya. Mwuka wera akakubwira ngo sigaho. Imana itugire neza. Ndakwinginze wowe mwene data, kuri uyu munsi wa Pentecote, reka umwuka wera akomeza abe muri wowe, reka umwuka wera yongere kuba muri wowe, reka umwuka wera yongere kuganza muri wowe, reka umwuka wera yongere gutura muri wowe, reka umwuka wera yongere kumanukira kugira ngo abe muri wowe. Reka imbaraga z'umwuka wera zongere kuba muri wowe, reka imbaraga z'umwuka wera zongere kugaragara muri wowe, kandi impano z'umwuka wera ndetse n'imbuto z'umwuka wera bibe muri wowe. Mwuka wera naba muri wowe uzabasha gutsinda ibyagutsindaga. Mwuka wera naba muri wowe uzashobora kunesha. Mwuka wera naba muri wowe azakwibutsa gufasha imfubyi n'abapfakazi. Mwuka wera naba muri wowe some people need the Holy Spirit in order to successful your treatment with the Lord. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo dusoze amasezerano twagiranye n'Imana, in the way of be honest in front of the Lord, mu buryo bwo kugira ngo tube inyangamugayo mu maso y'Imana, mu buryo bwo kugira ngo tugaragare nk'abantu bamenye Imana. In which of days remember the sacrifice of the Lord Jesus Christ as sacrifice of the world sinner, in the way of giving the endless life, in order to giving the another life after this life. It's in this way I believe the Lord, I believe his blood, I remember his crusade. Nawe gerageza wibuke umusaraba wa Yesu, wibuke imbaraga z'Imana, wibuke igitambo cya Yesu yatanze akitanga ku musaraba. Kwari ukugira ngo ubeho, kwari ukugira ngo ukire. Reka umwuka wera nkuko twamuherewe ubuntu abe muri twebwe. Waba umuririmbyi, waba umunyamasengesho, waba umuvuga butumwa, mbese wakora imirimo myinshi itandukanye, waba umudiyakoni, waba umushumba, ariko muri byose reka twibuke ko ari impano z'umwuka wera. Izo mpano z'umwuka wera tuzikoreshe nk'uko aziduhaye ashaka, ntituzikoreshe mu buryo bwo gushaka inyungu zacu bwite, ntituzikoreshe ngo zitubere ikigusha tuzishakiremo icyubahiro. Izo mpano ntaba arizo dushakiramo indamu, ahubwo aba arizo dukoresha kugira ngo abandi bafashwe. Twamenye ko aricyo twaziherewe, twazihawe mu buryo bwo kugira ngo abandi bafashwe, twazihawe mu buryo bwo kugira ngo abandi babohoke, twazihawe mu buryo bwo kugira ngo abandi bakire. Twahawe izo mpano kugira ngo abandi bave mu bubata n'uburetwa bw'umwanzi Satani. Twahawe izo mpano kugira ngo ubuzima bwacu
bwacu bube bumwe n'ubwa Kristo. Twahawe izo mpano kugira ngo amaraso ya Yesu abe muri twe. Haleluya, haleluya. Ndakwinginze kugira ngo umwuka wera aganze muri wowe, uyoborwe n'umwuka wera, uyoborwe n'umwuka wera, uyoborwe n'umwuka wera. Reka imbaraga z'Imana zibe kuri wowe uri kumva iki kiganiro, wowe uri kumvira ijambo. Ndakubwiye ngo umwuka wera atahe muri wowe, umwuka wera agere mu bana bawe, umwuka wera agere mu rugo rwawe, umwuka wera agere mu kazi kawe. Ndakubwiye ngo in the name of Jesus I pray with you that receive the Holy Spirit. Ndakwingingira Imana kugira ngo iguhereze umwuka wera. Imana iguhereza imbaraga z'umwuka wera. Impamvu mubona abantu basigaye bahura bamarana, abantu bagahura baryana, abavandimwe batacyumvikana, abashakanye batacyumvikana, abaturanyi batakibana neza, abasengana batagihuza, abaririmbana batakivuga rumwe, abavuga butumwa abavuga ubutumwa rimwe batagihuza, abashumba n'abo bashumbye batagihuza. Impamvu mubona ubwoko bw'Imana bwacitse ibice nuko umwuka wera bamaze kumutera umugongo, nuko umwuka wera bamaze kumushyira kure yabo, barangije bakora ibyo bishakiye. Za mpano z'umwuka wera ubu bamwe bazihinduye ubucuruzi, abandi bazikoresha mu nyungu zabo, abandi bazikoresha mu guhemukira abandi, abandi bazikoresha mu kwishakira ubutunzi n'ibibanezeza. Ariko birengagije uwabahamagaye, kuko yarababwiye ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abizera bakihana abo muzaba batize mu izina rya Yesu n'iry'Umwana n'umwuka wera. Ariko abantu bo ntabwo bashobora kubyumva, ntabwo bashaka kubyitaho, ntabwo bashaka kumva icyo Imana ibasaba, ahubwo abantu bwabo buri muntu wese arishakira iby'indamu ze, buri muntu wese arishakira ibyamugirira umumaro. Ariko Imana itugirire neza. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga uti Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Imana itugire neza. Haleluya, haleluya. Nta muntu n'umwe wagira icyo yishoboza. Wherefore I give you to understand that no man speak by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can see that Jesus is the Lord but the Holy Ghost. Imana itugirire neza, Imana idushyigikire. For us the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many are no body, so also is Christ. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Imana itugirire neza. For us the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many are one body, so also is Christ. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo zitandukanye, nyamara izo ngingo zitandukanye zigakora ikintu kimwe aricyo cyitwa umubiri, ku buryo urugingo rumwe nirugira ikibazo urundi rugingo rubyumva, ku buryo nugira ikibazo ku kaguru no mu bwonko byumva ko ku mubiri wawe hari ikibazo. Ngo niko na Kristo ari. Natwe tugomba kuba umwe na Kristo, tugomba kunga ubumwe na Kristo, kuko niwe waducunguye, kuko niwe wadupfiriye. Reka iyi Pentekote kubera umugisha, reka umwuka wera, reka umuriro wa Pentekote uhore waka muri wowe. Reka igicaniro cy'Imana ntikikazime, reka igicaniro cy'Imana ntikikazime muri wowe. Ikibatsi cy'umuriro w'ubutumwa bwiza gikomeze kuba muri wowe. Imana itugire neza. Imana ibahereza umugisha. Rero nabifurizaga Pentekote nziza, kandi mbabwira ngo umwuka wera aganze muri mwe muri ibi bihe bikomeye, muri ibi bihe isi igeze mu bihe bitoroshye. Ndagusaba kugira ngo umwuka wera bari ukuyobora, ndagusaba kugira ngo umwuka wera aganze muri wowe, ndagusaba kugira ngo uharanire kuyoborwa n'umwuka wera, ndagusaba kugira ngo ineza y'Imana irusheho kuba muri wowe. Wowe wanyumvaga, ndakwifurije amahoro y'Imana. Shalom shalom. Reka umwami Imana akurebe neza. Mwibuke gukora subscribe, like, share ndetse na comment kuri Irabemera TV. Amahoro y'Imana bane namwe. Yari Tito Kwizera nk'uko bisanzwe.
Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Shalom shalom.